kukubaza niba hari umunsi bishobora kuba byarabaye bibi cyane wenda yaba muri iyo contract yagize kamera nk'ayo disconnectinze mu mutwe wawe kakanyuramo ukumva you want to quit, and how did you solve it? Kuko biri kose ntiwakwitinze nyine. Murakoze. Sinzi nkuko yababwiye dufite abana batanu, dushakana njye nari mfite batatu, nari umusingle mother, mfite abana batatu, yemeza kunshaka kandi urumva namwe yari ikinege, ari fils, ari umuhungu wa mama nyine. Na papa arahari ariko nari mbabwiye ko dushakana nkuko yababwiye dufite abana batanu, ariko dushakana nari umusingle mother, mfite abana batatu, nari narigeze urugo nza kudivorsa, ariko nyuma yaho mba umusingle mother, noneho tubana na Yves ari 0 kilometers. Ubwo mu mubano wacu rero hari ibintu byinshi twaciyemo, natwe ntabwo twavuga ko urugo rwacu rwabaye perfect, ariko twagerageje ibintu byose byavaga hanze, ntabwo ari twebwe. No kuvuga ngo twebwe twashakanye umugisha twagize, turi inshuti, turi best friends, noneho twaganiraga ibintu byose tukavugana, ariko urumva nyine mu muryango we ntabwo banyakiriye kubona umwana umwe w'umusore ushaka gushaka umugore ufite abana batatu, ntabwo biba byoroshye. Inshuti bose ukabona ntabwo bishimye, ariko we nyine akaba inshuti yanjye tukaganira, ariko nari naramubwiye ko batazananyemera, nari mbizi ntabwo ushaka kwicara ngo wumve ukuntu ushaka gushaka umusore gushaka abana batatu. Numvaga nifitiye icyizere ko nzashaka, ariko nkumva we nkumva hoye. Noneho rero biza kugera aho nyine turabana turashakana, ariko abantu benshi bose batabyishimiye, nkuko bose bavuga se why kubera icyo uriya abakobwa bose buzuye i Kigali n'isi yose, why Alice? Ariko njye nkumva nta kibazo, nkamubwira niba nta kibazo uzashaka abo wumva uwo bashaka, ariko bati no, ni wowe cyangwa hya. Noneho tuza kubana hagumamo ibyo bintu, nkuko yavuze kare ngo mama we yajyaga asenga Imana umunsi tuzavugana umunota umwe, yajyaga yicara akanyandikira nka message ikakaye, nanjye nkayireba nkavuga si mwana ndabigenza, nkahita avuga ngo merci mama, namwihorera, bigatuma bidakomeza. Ariko nyine akankunda mu buryo bwe, ariko nyine umwana we akumva umwana we nkumva nyine ari ikibazo. Bango yahamagaraga mu gitondo akabaza niba yariye saa sita nimugoroba, ugasanga nyine nanjye ndamwihorera, ndavuga byose c'est sa maman, kandi nanjye ndi umubyeyi, mfite abana ndabyumva. Ariko cyane cyane cyadufashije nuko twari inshuti. Rero wenda ntanze nk'urugero, nk'icyo gihe yagiriye ibibazo bya contract, naramubajije se kuhora urushye tutaha kare, wenda mbere we yajyaga rimwe na rimwe mu kabari, nako iyo contract yagize akabari yatangiye kukagabanya. Mu kabari ho yarazaga nyine ataha igihe cyose aziye nkamwakira, nkamugaburira, nkamubwira ngo ujya kuryama, nkamuryamisha nyine akaryama akiryamira, nkajya ku kazi, yataha mu gitondo nkamusuhuza nkamufungurira akajya kuryama. Yarangiza cyangwa nabona arushye nkamubwira mereza iyo phone yawe, nkamubwira ajya kuryama umere neza, kuko ari twe turagukeneye, ariko na mama waragukeneye de toute façon, ejo utazagira ikibazo ukavuga ngo ni njye, kuko njyewe nakuriye mu muryango nta ntonganya nigeze numva, sinigeze mbona papa avuga ngo mama avuge, sinigeze mbona mama wanjye ari kuvuga ngo papa muce mu ijambo. Nta na rimwe nigeze mbibona, kugeza n'isaha sinigeze mbibona. Ni ukuvuga ngo nagusangwa yavuga ngo nanjye mvuge, ntago bishoboka uko byaba bisa kose, ari kuvuga ndaceceka nkumva. Flow Alice, ntabyo nigeze numva.
narindi kuvuga ko ntago Sango yavuga ngo nanjye mvuge kuko sinigeze mbibona. Sinigeze mbibona nta nubwo nabyiga ubu ngubu nanjye rero niyo ndi kuvuga kuko ni n'inshuti yanjye ntashobora ntanca mu ijambo ariko cyangwa ngo hano umwana ngo mvuge ngo kubera icyo umuhannye oya namuhane nitugera mu cyumba mubaze se kubura mwana burura ntumurenganyije ariko ntago yaba ari gukora ikintu ngo nyimucemo ijambo oya ntago nabishobora kuko siko nteye. Ikindi icyo gihe rero yagize akazi kenshi ndamubaza ni se ufite gahunda ki kuva ku wa kane kugera dimanche arambwira ngo ntago abizi ngo mfite inama sindi ibintu yambwiye numva ibyo bintu simbyumva ndagenda njya kuri internet ndareba ariko se uyu mugabo ngira chance nzi kureba body language nkunda kureba abantu mu maso nkavuga ni ibintu ari kumbwira nkumva sindi kubibona nkavuga akambwira mfite akazi kenshi inama nkavuga se swati bazagira ngo ni ntukumunga ni ikihe kibazo. Naragiye mbukinga Ruhondo umuntu muzi Ruhondo basiga imodoka hirya y'ikiyaga bagafata ubwato imodoka akajya yirebera hariya ndambika ibintu byayo ndayifata ndagenda ndabukinga agenda atazi aho tugiye ndamubwira tugiye Musanze ahantu hitwa Ruhondo ariko njye nari mbizi ko nitugerayo turi bushyire imodoka hirya tugafata ubwato tukagenda kandi atazongera kuyibona. Turagenda ndamubaza se kariya kazi abana barakubuze nanjye narakubuze ese wumva bizagenda gute yego amafaranga turayakeneye gusa ugumanye contract imwe ariko tukakubona ukabaho hari ikibazo. Icyo gihe yanyemera twavuye nyine twamaze iminsi 5 Ruhondo nyine cya kintu cya quality time turangije rero aje kontra irangiye yari isigaje ukwezi kumwe arayihagarika nyine kuko yabonaga ko bibangama. Wenda urundi urugero natanga arambabarira hari umunsi twari turi mu modoka kuko twige dusangira buri munsi saa sita tugenda hari igihe tugenda modoka ebyiri ariko saa sita nta na rimwe njye njya ntwara tujyana muri pause mu rugo ni ukuvuga ngo kera nanakibana nawe naryaga mu rugo ubwo tunabanye nyine nkomeza uwo muco wo kubana tukajya tugasangira mu rugo. Noneho umunsi umwe turi mu nzira tugiye avuye kumfata tugeze Kacyiru avamo hari ibintu twagomba kugura kuri alimentation asiga telefone mu modoka. Noneho ngiye kubona mbona message y'umuntu nyine namwe murabyumva iriho n'udutima umuntu amwandikiye ngo arashonje ngo amuzanire ibyo kurya. Ndeba message ndayicara ndayireba message ndibaza se naza munigire muri modoka naza ndabigenza gute mfata ya message sinayifunguye narebeye inyuma nimero ndayandika ku ruhande nyishyira muri telefone yanjye. Araza nkaho nta cyabaye ndeba ko areba afungura telefone ahita abona message aranyitegereza abona nta kintu mvuze nkoze nkaho nta n'ikintu kimwe nabonye. Turagenda tujya mu rugo turarya turarangiza tugeze mu rugo rero arangarura nzana ku kazi nta kintu kimwe mvuze ariko turaganira nkaho nta n'icyabaye. Tugeze ku kazi rero mpamagara wa mukobwa reka mbivuge ni umukobwa ndamuhamagara ndamubaza amakuru meze neza se nabonye message wandikiye umutware wanjye ndamubwira se washaka kuzanira ibiryo hehe aratangira aranganiriza arambwira ndamubaza se wumva wowe wabigukora byakunezeza ako numvaga muri njye mfite umujinya wa wundi mwinshi ariko nkumva ndikumira nkawumira nkumva nyine nagiye muri office ndafunga ndanje ndamuhamagara rero ndamubwira ndashaka ko duhura arangatse nidura ntoniga ndamubwira oya ngwino duhure ndashaka duhurira Kigali hete ndamufata mushyira mu modoka ndamubwira rero ngiye kugutwara tugiye kureba nyine Sango nta kintu mvuga ndagenda ubyo n'umubwira ibintu byose ushaka kumubwira ariko ndekera umugabo
turagenda rero hari n'umugoroba afite ubwoba ariko tugenda twiterera gahunda isanzwe. Ubwo nari kumamagara imodoka yari yagize ikibazo, nshyira kuri oparire ndamubwira bebe ndaje kuko niko mwita. Turaza nsanga ahagaze nyine Ragarete, ndagenda akunda kumabizo hano, yubika umutwe amabizo niko dusuhuzanya. Tugeze mu modoka yubika umutwe amabizu, arebye ku ruhande abonayo wa muntu. Ndangije mva mu modoka ndamubwira bebe savane rero ndashaka ko muganira, nita nigira ku ruhande murangiza mubwira. Ndangije nigira ku ruhande ndamusuhuza, nawe avamo aramusuhuza, nise kutamusuhuza neza. Arangije njya ku ruhande baravugana, ndangije njya mu modoka, hashize akanya nawe aza mu modoka turatana, hari ikindi kibazo, hari ikindi kintu wumva utamubwiye. Ndamubwira rero ntibyaba byiza, n'uyu munsi ni inshuti yanjye, byaba byiza, ntabwo ari byiza gusenya urugo rw'abandi. Ndangije dutaha rero noneho yacecetse, ntabwo nise kutavuga ntavuge. Nkagenda mubaza, yageze ahagera umushinge tugeze Zinia turi muri ambuteyage ava mu modoka. Yabibazaga nk'ikintu avuga ati umugore arayikubita ku modoka, ariko nageze arataha, nanjye ndataha nyine. Ni ukuvuga ngo muri kapo hari igihe ugira umujinya, ariko se nujya kwintroduce ikiganiro uracyintroduce gute? Hari igihe ushobora kumubwira ikintu umushinja ugasanga ahise afata ajya kuri defensive, ntagire ikintu kimwe akubwira, agatangira akashaka ko murwana ahari. Ariko iyo umwihoreye ugacyangwa ukamenya ukuntu uri bumubaze, birashoboka. Ushobora kumubaza ugahindura imvugo, wenda ejo watashye wenda we yizihiwe, ajya mubwire ngo se ngo kamubwira ati nijoro watashye wizihiwe utuma tutaryama, se birashoboka ko utagabanya amasaha. Agenda uko umwakira, cyangwa uko mwagenda umwakira, uko ugenda umwakira agenda aza. Ikindi kintu ntajya nemera, nta muntu ujya hagati yacu uretse Imana yonyine, niwe muntu wa mbere mu buzima bwanjye. Niyo ngo nta wundi muntu, yaba n'ababyeyi banjye cyangwa abe, nta wundi muntu ushaka kwemera. N'inshuti nashaka, nta muntu niyo waba wamubonye ari gukora ibiki njya nemerera ko ari undi muntu ushaka kuza hagati yacu. Niyo ngo hari Imana hejuru, nanjye nawe gusa. Ubundi nkamugira nyine nyambere mu buzima bwanjye, nkamufata ko ari we wa mbere, kuko abana bazagenda, tuzashyingira, tubona abuzukuru n'abuzukuruza, ariko tuzasigarana. Ese nidusigarana icyo gihe twarajemo izo ntambara zose, nta kintu tuzabasha kuvugana. Rero muri ibyo byose twagiye ducamo, abashuti bagenda baturwanya, n'utundi tuntu twinshi abari mu rugo bahura na byinshi. Nakomeje ndwana ko tugumana bwa bumwe, ya connection. Nubwo hari igihe nabonaga ari kuncika, ariko nkavuga naho bazakujyana, nzajya uza nkwakire, nkumase ibirenge, ubundi umere neza, ubundi nushaka ugenda uzajya ugaruka. Murakoze. Wow. That's so powerful. Yves. Arakoze. Experience ya nyuma ntabwo nari nzi ko za kuyivuga, ntabwo twari twayivuganye. Actually nasanze bari kumwe. Amabizo nk'ibisanzwe, none mbura step mbura ikintu kimwe mvuga. Arandeba naye ndamureba ati se muvugane nyine. Ndaka none se wageze muri imodoka gute? Ati yampamagaye. Hanyuma ati turicarana. Maranya amasaha, bamanye nk'amasaha 5 ngo bari kuganira. Nese ubwo mwavuga ibiki? Ati nyine twaganiriye. So ni rero ubwo wabibonye, ubwo zira message zarangiye, call zirarangiye, ubwo nyine twacane bazima. Ako yabitwaye neza. Yabitwaye neza kuko like ari ukuntu ushaka kuba ari abantu muziranye kuva kera, old friends,
family zari inshuti abamama tu vois ku buryo muri party muzahura n'abikiriye muzahura so yabitwaye neza vraiment smartly birangira neza nubwo nta bintu byari bikaze byarimo ariko nyine uko yabitwaye was yeah kabisa yeah thank you Yves mwakomerejeho mukatubwira uburyo murinda umurima wanyu from external pressure yaba imiryango yanyu nk'uko yarabikomojeho yaba inshuti pressure iri hanze hano ni nyinshi ku rugo abantu babajya inama ku mpande zose ni gute murinda urugo rwanyu cyangwa wa murima nk'uko twawise iyo external pressure yeah thank you ndashima kwanza ko kuva nakira agakiza ibintu byinshi byarahindutse parce que izo pressure ziterwa n'ibigare uba ufite zitumva wenda ubuzima nk'uko ubwumva priorities zabo zitameze nk'izawe nimba umuntu yararumbye akumva ko mwajya murarana amajoro so umaze kwakira agakiza like even 90% y'aba bandi baragenda ugasigana nariyo ones bavuga ati okay nimba rero decision wafashe urahamagara ati bite bishop ntako mukavugana kandi ibyo Alice yatubwiye byabaye mutaranakiza yes yatotarakizwa so turumva rero ati turakubona kuri YouTube nta kibazo byishaka ariko kuko turi friends then wenda ndamushimira ko yanzanye muri aya mavuta ako nari narafashe decision yo kwakira agakiza nubwo naye mubwiye bikamutungura akajya yibaza se are you serious kugeza mubwiye ko ngiye kubatizwa akaza akahagarara so kuva twakira agakiza twaza muri aya mavuta izo pressure vraiment navuga ko ziri zero yeah kuko whatever the case ibyo twaba dufite byose turabivugana ngo twabivuganaga na mbere none ko yongeremo noneho imana yongeremo imana tukaba mufite projet mukavuga ati reka tuyitangire ariko tuyitura imana ariko mbere ntabwo byabagaho yeah so nibaza ko even the families ni ikizo byabaye no byararangiye ariko icyo kintu kibigare iyo ubashe kwidisconnectinga neza fully nukuri izo pressure zirarangira thank you so much tugana ku musozo munyemerere icyo nakongeraho murabona abagabo benshi baba bari mu tubari nkanjye nakundaga n'uyu munsi ndamuhamagara ariko n'icyo gihe yabaga ari nko mu ijoro ari mu kabari naramuhamagaraga gusanga nk'umuntu arasetse mu kabari ngo se ngo uwo mugore aragushika donc usanga nk'umuntu afite nk'urugo wenda adahamagara nk'umudamu wiwe yabona nk'undi wenda amuhamagara cyangwa bavugana akumva wenda we kuri we ni ikibazo ariko ugasanga nk'amazi se kuki bumva ko ngushika donc kubera ko muhamagaye akajya kwitaba hashira nk'amasaha 2 nkongera nkahamagara nk'amazi se urataha ryari ntago ari nk'amazi urataha ryari nkamubwira ngiye kuryama nutaha umbwire kuryama ariko ugasanga icyo kintu ni icyo kintu cyo abandi baramubwira kuki yaguhamagara kuki muhorana kubera iki mugendana nubwo yajyaga muri aho hose ahenshi saa sita twarasangiraga cyangwa niyo yabaga ari mu rugo wenda kumwe hangover n'iki naratahaga nyine saa sita nkamureba tugasangira byamunanira nkamusiga ngo ngasubira ku kazi ariko nta na rimwe nigeze ndeka guhamagara nta na rimwe hari igihe nabaga numva muri njye mbabaye nkibaza se ndanda mbigenze nkasenga ariko narasenze mukabyaramo nkasenga nkavuga si umugabo mugabanye n'Imana mama inshuti ariko nkavuga ntacyo nzakomeza urukundo rurababarira azaza mwakire neza azaza simutuka urukundo ushaka kuza kuvuga ngo wari uri mu kabari wari uri kumwe na oya ntabyo namubazaga namwihoreraga ahubwo nkamwakira nkamubaza noneho afite kuntu nkunda kumureba yaba ari kumbeshya nahitaga mbibona nkambwira uri kumbeshya ibyo byigumanire tugumane ninjya mu mubiri w'umugore ntabwo rwose buri buve reka tugumane ubushuti bwacu dufite kuko ngiye mu mubiri nk'umugore n'umugabo aho ngaho rwose ntabwo byarimo nkahita ngumana nkahita mva mu mugore nkahita mba inshuti nkahita mbyihorera nkavuga nti
ntabwo biri buvemo rwose. Ariko nkashimira Imana ko nawe ni umugabo mwiza, ntabwo avuga nabi, nyine yarazaga byabona nabibonye akambwira ati mbabarira agasaba imbabazi. Nubwo wenda hari igihe abagabo bagira, ariko we yasabaga imbabazi akavuga ati mbabarira ntabwo bizongera, wenda n'ejo bikongera, ariko akarara uvuga ngo yasabye imbabazi. Murakoze. Thank you so much.